urugendo rwanjye rwose guhora mpagaze n'ibuye ry'igitare irime ry'igicucu iringizimagarara mu rugendo rwanjye n'ibuye ry'igitare irime ry'igicucu iringizimagarara mu rugendo rwanjye n'ibuye ry'igitare irime ry'igicucu iringizimagarara mu rugendo rwanjye uwo musaraba we wabaye ihuriro iry'ukuri n'urukundo rw'Imana ihoraho uwo musaraba we wabaye ihuriro iry'ukuri n'urukundo rw'Imana ihoraho unyibutsa za nzozi Yakobo yarose umbereye nk'urwego irungeza mu ijuru unyibutsa za nzozi Yakobo yarose umbereye nk'urwego irungeza mu ijuru unyibutsa za nzozi Yakobo yarose umbereye nk'urwego irungeza mu ijuru hirya y'umusaraba imbona y'umworera n'umunwa w'ikuzimu waka mu muriro hirya y'umusaraba imbona y'umworera n'umunwa w'ikuzimu waka mu muriro nyamara imbere yaho hari umusaraba uteze nk'amaboko unyize ntagwayo nyamara imbere yaho hari umusaraba uteze nk'amaboko unyize ntagwayo nyamara imbere yaho hari umusaraba uteze nk'amaboko unyize ntagwayo kuri uwo musaraba ndasa n'ushobora kureba yesabange hari icyapfiriye kuri uwo musaraba ndasa n'ushobora kureba yesabange hari icyapfiriye ndatangaye mukiza ntiwari ukwiriye kungirira iryo bambe ninge waguhemuye ndatangaye mukiza ntiwari ukwiriye kungirira iryo bambe ninge waguhemuye ndatangaye mukiza ntiwari ukwiriye kungirira iryo bambe ninge waguhemuye munsi y'umusaraba nzaguma iteka naho naburi ibyanjye
nkubona mu nyungu munsi y'umusaraba nzaguma iteka inaho naburi ibyanjye nkubona mu nyungu nta soni mfite uretse izi byaha byanjye nzajya nirata gusa uwo musaraba nta soni mfite uretse izi byaha byanjye nzajya nirata gusa uwo musaraba nzajya nirata gusa uwo musaraba wa Yesu nzajya nirata gusa uwo musaraba 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 inganzo y'ibyiza mubyeyi mwiza murage mwiza amahoro u Rwanda n'abanyarwanda twese tuguhaye igihugu cyacu u Rwanda n'abanyarwanda twese tuguhaye igihugu cyacu inganzo y'ibyiza mubyeyi mwiza murage mwiza amahoro mugabo mwiza uhoraho w'imico myiza habwa impundu u Rwanda n'abanyarwanda twese tuguhaye igihugu cyacu u Rwanda n'abanyarwanda twese tuguhaye igihugu cyacu Yesu we Yesu umuhemuka nintabeshya 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 harakomeye bitangaje ndamuvuga ndamurata aberaho sicarimwe sumuhemuka nintabeshya harakomeye bitangaje ndamuvuga ndamurata aberaho sicarimwe sumuhemuka nintabeshya Yesu we 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 inomatane nawe Yesu we inomatane nawe Yesu we inomatane nawe Yesu we mubyeyi mwiza we inomatane nawe Yesu we inomatane nawe Yesu ntajya ahinduka Yesu ntajya ahinduka uko
uko yarejo n'ubu niko ari Yesu arankunda uko yarejo n'ubu niko ari Yesu arankunda uko yarejo n'ubu niko ari Yesu arankunda Yesu we nomatane nawe Yesu we nomatane nawe Yesu we nomatane nawe mu rugendo rwanjye ntubunge kure nomatane nawe mu buzima bwanjye no mu kazi kanjye nomatane nawe mu rushako rwanjye no mu rubyaro nomatane nawe Yesu we nomatane nawe Yesu we nomatane nawe Yesu we nomatane nawe Yesu we nomatane nawe nimuhumurabera tuzataha nimuhumurabera tuzataha nimuhumurabera tuzataha nimuhumurabera tuzataha nubwo satana turusha tukababara cyane muhumurabera tuzataha nubwo satana turusha tugahangayika mwisi muhumurabera tuzataha nimuhumurabera tuzataha nimuhumurabera tuzataha nimuhumurabera tuzataha nimuhumurabera tuzataha nimuhumurabera tuzataha we muhumurabera tuzataha nimuhumurabera tuzataha nimuhumurabera tuzataha Yesu we nomatane nawe Yesu we nomatane nawe Yesu we nomatane nawe Yesu we nomatane nawe Imana ibaha umugisha Imana ibaha umugisha bwo kubana natwe mu byo kuramya no guhimbaza Imana Imana ibaha umugisha cyane mu izina rya Yesu Kristo amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Amahoro y'Imana bane namwe mwese mukurikiye amateraniro y'Umwuga Ministries kuri uyu munsi online aho tumaze kumva umuramyi wacu mwiza cyane umukozi w'Imana Imana imuha umugisha nabo bakorana reka babwire ngo amavuta y'Imana abazeho cyane kandi urogubwa neza kuri uyu munsi wa kane umunsi bitangaza aho tuvuga ijambo ngo ibyo Yesu arimo byose birashoboka. Uyu munsi nashimye ko nababwiye ko kwatangiye gahunda yo gusobanura inzozi mu buryo bundi butandukanye n'ubwa mbere yuko turi mu biteraniro ry'imbaraga aho tumaze kumva kuramya no guhimbaza Imana aho nifuza aho kano kanya tuganira ku magambo tuvuga amagambo y'imbaraga aho nza kubwira intego y'ijambo kandi ukaza kuyumva wazize ko wabwiye ibyawe
Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mwese, tubashimira mwadukoreye ku wa kabiri, twari turi muri kandi byatwaneje cyane, no ku wa gatatu kandi Imana baduheremusha mu izina rya Yesu, muri abantu bacu, mu bantu b'igikundiro, kandi babwiza ukuri mu munsi wa none bakugutese mushumba ko atari gutumira abashyitsi, reka babwiza ukuri muhumura abashyitsi bazaza, uhumura abantu bazaza, nawe ushaka ko utumira twamutumiza, ariko muri iki gihe hariho iyerekwa ry'Imana irimo ishyira ku buzima bwanjye, kugira ngo uyu munsi wa none unyumva ugire aho ukomera, ugire aho uhagarara, ugire no kubyitwaramo, usobanukirwe neza imbaraga z'Imana zikorera muri wowe, kandi umenye umugambi w'Imana mu izina rya Yesu. Data wa twese uro turagushimye Mana yacu, turaguhimbaje kuri Imana idukunda, turagushimye kano kanya keza ugiye kubana natwe muri iri teraniro, kandi iri jambo rishyigikire mwana Imana, nanjye ushyigikire mu izina rya Yesu, kugira ngo ari njye wigisha n'abigishwa bagubwe neza, kandi abafite igikundiro kugira ngo abazeho cyane hatabuzeho na kimwe mwami, umugisha wawe ugaragare kandi ukora ibitangaza, ko tuzi neza ko uri Imana igirema kandi ugakora kandi bikemera, nuhabwe icyubahiro Mana yacu. Ndagushimira Yesu Kristo umwami wacu, amen amen. Imana yo mu ijuru ibambere umugisha mu izina rya Yesu. Uyu munsi ndashaka ko dusoma amagambo ari mu itangiriro ibice 37 uhereye ku murongo wa 5 ukajya ku murongo wa 6, ariko uzakomeza bitewe n'umwanya wawe ufite wo gusoma ukumva izi nkuru. Umurongo wa 5 ngo nuko Yosefu arota inzozi azirotorera bene se barushaho kumwanga. Yosefu abarotorera inzozi bene se barushaho kumwanga. Utambutse wihuse cyane ngo arabwira ati ndabinginze nimwumve inzozi narose, ngo twahambiraga imiba mu murima, muba wanjye urahagarara urema, iyanyu imiba ikikiza uwanjye wikubita imbere. Bene se baramubaza bati nukuri wowe uzaba umwami wacu, nukuri wowe uzadutwara. Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Yongera kurotora izindi nzozi azirotorera bene se ati nongeye kurota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri zikubita, nyenyeri n'ukwezi 11 binyikubita imbere. Azirotorera bene se, se aramucyaha aramusubiza ati izo nzozi ni inzozi ki? Nukuri nge na nyoko na bene so tuzaba twikubita imbere yawe. Bene se bamugirira ishyari, ariko se yajyaga yibuka ayo magambo. Imana itugire neza cyane. Ndagira ngo unyemerere kuri aya magambo tugiye kuganira abe amagambo afite imbaraga mu buzima bwawe. Iyi ni inkuru y'umwana witwa Yosefu, ndetse akaba umwana wa 11 uvuka kuri Rasheli, umugore w'isezerano, umugore wari yarakunzwe ndetse akundwa n'uwitwa Yakobo. Uyu Yosefu akaba ari mu bana babiri ba nyuma yabyaye umusaza witwa Yakobo. No kuvuga ngo abana babiri ba nyuma we na murumuna we Benjamin n'abana bavutse kuri Rasheli, ise yari yarikundiye, usiko bamuhaye Leya, aho ntabwo tuhatinda. Nje ijambo shaka kuvuga ni imbaraga zirwanya umuntu wamaze kuvuga inzozi ze. Iyerekwa rye nicyo utekereza. Muri iyi nzozi sizo uhumiriza gusa ngo urote, nicyo uteganya, nicyo wifuza, akenshi nazo bazita nk'inzozi. Ngo inzozi zabaye impamo. Hanyuma Yosefu yunguyu kubera ko ngo yari umwana, ise yabyaye mu zabukuru, ampurisa mubyara na Rasheli yari yarakunze igihe kinini, ariko bakaza kumushyingira Leya. Hanyuma bituma umusaza akunda uno mwana mu buryo budasanzwe, amukunda mu buryo buretse, ndetse ngo amudodera n'imyenda y'amabara. Ariko bigaragara ko Yosefu yarose inzozi nta makuru, azirotorera bene se. Harya ubwo bene se ni bande? Nabo kwa mukase, abo kwa Leya, cyane ko Rasheli yaratakiriho, cyane ko Rasheli ibintu bitoroshye. Arangije kurotora izi nzozi afite imyaka 17, ngo arabinginga ati nimuze mbahingire inzozi zanjye. We yasabye ko abinginga, ngo ariko kimara kuzisobanura ngo barushaho kumwanga. Barushaho kumwanga, ngo aranabingingira kugira ngo ababwire inzozi yarose. Imagine kwingingira umuntu kumubwira ibyo yarose. Abingingira.
arabwira ati nabonye imiba 11 yose yikubita hasi uwanjye ureba. Ngo babyumvise bararakara. Undi munsi arongera arota arabwira ngo nabonye inyenyeri 11 zose zinyikubita imbere. Baramucyaha ngo noneho tuzatubera umutware nta kindi. Ngo sarabyumva atari ko wa mwana we, izo nzozi ni inzozi nyabaki. Nge na bene so na nyoko tuzikubita imbere yawe. Ngo ariko sakajya bizirikana. Ndashaka kuzamura ijambo ngo bamenye umugambi wawe barushaho kukwanga. Isi yamenye neza imbaraga zaho uri bukure ikizakubeshaho. Bityo inzozi ufite, n'iyereko ufite, n'imigambi ufite, n'icyo ushaka kuzageraho, n'icyo wifuza gukora, naho wifuza kwerekera, abantu barushaho kukwanga. Isi irakwanga, Satani arakwanga, uratereranywa, usigara wenyine, ubura aho werekera, ubura icyo ufata, ubura icyo ureba, wisanga ahantu kure, wisanga ahantu hakugoye, wisanga ahantu hakuruhije, kuko bamenye inzozi zawe, bamenye icyo uzaba cyo, bamenye ikiri muri wowe, bamenye amaherezo yawe. Inzozi zawe barazivangira. Urumva ngo akibarotorora inzu, amaze kurota no kubarotorora inzozi, ngo bituma bamwanga kurutaho. Bivuze ngo na mbere ntibamukundaga, n'umwana wo kwa mukase, kandi n'umwana uvuga kuri Rasheli wakundwaga. Ba Robeni bariya bose n'abandi n'abadani n'abashera bose baramumva ngo bashobora kumwanga. Ngo arangije ngo abingingira kubabwira izindi nzozi. Kuki buri gihe abantu Imana yakuye muri systeme wongera kubasaba ko bagarukamo? Sinabikubwiye ku cyumweru cyashize. Niba Imana ikeneye kuguha uburyo, kuki wumva wakwiteza abantu? Ngo yumva agize impuhwe, ngo abingingira kubabwira ibindi bintu yarose, ndetse dopere fobene wala yase. Hari amabanga y'ubuzima ndakwiye kuvuga uko wiboneye. Hari ibintu ugomba kugira ibanga mu kubaho kwawe. Hari icyerekezo ukwiye gukoreramo. Hari ibintu uvuga bikaza n'induru, ukabwira abo mukorana bakaguhagurukira. Barashaka kurwanya inzozi zawe, barashaka kurwanya iyerekwa ryawe, kubera ko wabwiye budakeka. Biragatsindwa kwizera abatariho kwizerwa, biragatsindwa kubika ibanga atariho kubika ibanga, biragatsindwa kubwira umuntu amakuru ya Canada akwiye kuyamenya, kuko ubwe ni uzagutega, ni uzagambana. Ngo barushaho kumwanga bivuye kuki? Nuko yasobanuze, kandi byari ngombwa kabisobanura. Ariko ngo barushaho ko pese lemandelebo. Reka nkubwize ukuri uyu munsi wa none, ntabwo ushaka kujya mu kwigisha ibintu byinshi cyane. Najya nkubwira ngo bakurwanije inzozi, bakurwanije ikintu uriho, ariko Imana izagutabara. Ngo yongera kuba bati nabonye umuba wanjye uhagaze, iyahani yose yikubita hasi. Ngo barabyumva barushaho kumwanga, barushaho kutamukunda. Ngo arongera abe ngo nimuze ndabinginze, mubwire izindi narose, ndabinginze. Ngo yo ndakwinginze, ntabwo namurekura, ntabwo namureka, ni inshuti yanjye, na mbere disi twariganye, twacanaga mu ishuri, yoyo nabyaye nimusura, na makuru ufite, reka burya niyo mureba disi, reka nongere ngerageze. Ngo abingingira kubabwira business zihari, abingingira kubabwira uko agiye gushinga idini, abingingira kubabwira uko agiye kubaka amasezerano ye, arindira kubabwira uko agiye kuzajya hanze, kandi wavuze ko agiye hanze byaramunaniye. Gimera nk'abandi bavuga buri indege, ariko wagiye utuza ukamenya ubwenge. Ngo abingingira kubabwira iza kabiri, iza mbere yavuze barushijeho kumwanga. Ngo yongera roti za kabiri, ngo noneho abingingira. Kuki winginga umuntu kwinjira muri systeme yagiye kuyangiza? Kuki uhana ukuboko na Satani higa ubuzima bwawe? Kuki wemera ko umuntu wangije ibyawe? Njyabakare nabaganirije ubushize, ndahabwira ngo umuntu wese wampemukiye akanyanga, iyo agarutse mushyiraho na amakaye yo muri primaire. Come on. Primaire yarangije muri 79. Ayo makaye aracyahari. Biravuze ngo waranyanze urangwanya uragenda, ariko nunagaruka nzagushyira ahantu nashyize ibintu nakimika bibiri. Sinibwira ko wowe nkurikiye ku BWABERA ministries, wowe turi muri itanu ryo gufashwa. Ubu amakaye yo muri primaire yubuka ahantu ari. Rero umuntu wese wakuviriye mu buzima, urwanya inzozi zawe, urwanya iyerekwa ryawe, urwanya umugambi wawe, umuntu ukubwira ko udashoboye, umuntu kwinjira uko yiboneye, umuntu uguhaka uko yiboneye, nta mpamvu. Nge nabashyizaho mbika amakaye yo muri primaire, ahubwo ndacyayibuka se buriya ra. Aza nayo muri lisansi ntabwo nzahana ba silabisi.
aya muri segonderi, biravuze ngo avuze inzozi ze, avuze ibyo yarose, ngo barushaho kumwanga, bongera urwango bari bafite, bakwanze kubera agakweto keza wambaye, bakwanze kubera urugo rwiza ugezeho, bakwanze kubera ko ufite ikiraka, bakwanze kuko bari bazi kuzabasabiriza uyu munsi ukaba utabasaba, bakwanze kubera ko bari bazi kuzagumirwa uyu munsi ukaba warakoze ubukwe, bakwanze kubera ko bazi kuzahera mu cyaro, bakwanze kuko bari bazi kuzapfa ntacyo ugezeho. Ni ukuvuga ngo inzozi ufite zitumye bakwanga urunuka, ariko yazikurotesheje nizazisoza mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni nayo mpamvu nijoro nurota inzozi ntugatinye gusobanuza abahanga mu kuzisobanura, kuko ni imiburo y'Imana, ni imbaraga z'Imana. Hariho inzozi ziburira, hariho iziyobora, hari izikumenyesha, hakabaho n'inzozi zikwereka ikibazo cy'ubuzima bwawe. So rero we ngo arotoye inzozi ze, avuze ko agiye gushinga iduka, avuze ko agiye kurangura imyenda, avuze ko agiye kujya muri kaminuza. Sinjya nibagirwa abasaza bamwe hari muri 2010 ndahabwa ntigiye kwiga, barahamya kwiga ngo kwiga ushaka iki se, ngo wabyihoreye kushaje, tabase urashajisha ni wowe ko nzasaza. Ariko nahise ngenda ndiga, ndibuka ko umuyobozi umwe yahise ambwira ngo itawandika ko mu volonteri, ngo nibugirwa dufunga umushahara, ntiwufunga ariko ndimo ndiga. Reka nkubwize ukuri, abacantege barahari, bumva inzozi zawe, bakumva icyerekezo cyawe, bakumva gahunda yawe, bakumva icyo ugiye gukora, bakumva ugiye kuba, bagahaguruka bakakwangira icyo uri cyo, bakakwangira icyo ufite, bakakwangira aho ugiye kujya. Ngo Yosefu arotora inzozi, azirotorera bene se, yibagiza akarabo kwa mukase, agira ngo arabwira abantu, agira ngo arabwira abazima, ngo barushaho kumwanga, ngo ndetse ntiyabimenya. Mu murongo wa 6 ngo yongera arabinginga, aravuga ati nimuze mbabwire inzozi nongeye kurota, noneho ibintu byakomeye, inyenyeri 11 zose zanyikubise imbere zirarambarara. Ngo baramubwira ngo shango zawe umutwaro uzatuyobora. Ngo nuko sarabyumva aramucyaha, aramubwira ngo wa mwana we, inzozi nyabaki uzana ubwo uzatuyobora. Ngo ariko sazirikana amagambo yagira ngo amucecekeshe. Muzehe yari yabyumvise, yari yabimenye. Icyambere cyabarakaje ni ikanzu yari yamudodeshereje, kabira atangira kurota. Bamuhagurukira kubera inzozi, baguhagurukiye kubera uburiwe, bagusenyera ko kurufite, bahagurutse kuko bitameze. Reka nkubwize ukuri mu izina rya Yesu, tapakala babaseremo. Uyu mwanya ndi kuva amavuta y'Imana amanuka, ntabwo ushaka gutinda kano kanya. Ndagira ngo mvuga nawe ndi kwitegereza, barwanije ibyo wari ufite mu buzima bwawe, barwanya amateka wari ufite, hari ibyo wahagurukiye barabihagurukira, uravuga ntibyemera. Bavuze inzozi, bashingira ku nzozi, bamwanga urunuka, bakwanze kubera uriwe, bakwanze kubera hujya, bakwanze kubera uhagaze, bakwanze kubera ko nta kundi bakurebaga, bakwanze kubera inzozi. Uyu munsi waranze niba mvuga nizigiye kuba impamo, kandi ndakurahisha ukuri, bakwange barorere inzozi zaba impamo. Uzagera kure, wongera ugere kure. Ngo barushaho kumwanga. Nta magambo twasomye hano, kandi twasomye twese icyarimwe, ngo barushaho kumwanga. Ndagira ngo iri jambo ndisubire mu ryumve neza cyane, kandi Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Nta magambo nongera kubabwira rwose, Imana ibafashe cyane. Yaravuze ngo Yosefu arotorera inzozi bene se, arotorera inzozi bene se, barushaho subiramo kukwanga. Urumva hariho ijambo barushaho, bisobanuye ngo na mbere ntiyarakunzwe. Mbere na mbere ntiyarakunzwe, mbere na mbere ntiyarakunzwe. Noneho bamenye inzozi se, bamenye ko ubuzima bugiye kujya mbere, bamenye ko Imana imuhinduriye amateka, bamenye ko Imana igiye kumurengera, bamenye ko Imana igiye kumwambika imbaraga, bamenye ko noneho barushaho kumwanga. Uyu munsi ntabwo mvuga Yosefu, ndimo ndavuga wowe. Babonye inzu yawe, barushaho kukwanga. Babonye amateka yawe, barushaho kukwanga. Babonye invitation, barushaho kukuroga. Babonye wakoze ubukwe, barushaho kukuroga. Babonye wazamutse ngo baburizemo icyerekezo cyawe, barakureze, baraguteranije. Ariko aya masaha totore bosere babarafo, ndimo ndabibona n'ukuri. Ishyari ryarabazamukanye, harabahiga uhagaze naho ugeze, mwuka mubi warabazamukanye, kubera ko bakubonyeho inzozi, bakubonyeho ikirere, babonye ko Imana izakugenza, babonye ko Imana ihagararanye nawe. Mavuta kandi agira amateka, ibintu bigahinduka, ubuzima bugahinduka. Muri aya masaha totora babaserema, ndimo ndabona Imana igenda ihindura ibintu mu buzima bwawe. Ye madamu, ndimo ndakubwira we, ndimo we
ndimo ndebana nawe, umva uko Imana irimo ivugana nawe. Hari inzozi zari zikurimo, badayimoni barazirwanya, abahanuzi barazirwanya, dayimoni irahaguruka ikoresha abantu, ikoresha abavandimwe, ikoresha inshuti ngo baburizemo icyerekezo kizima. Ariko uyu munsi wa none ntabwo biri bukunde. Mva amavuta kandagira amateka. Imana igaruye ibyawe, inzozi zawe barazirwanije, akazi kawe barakarwanya, imibereho yawe barayihagurukira, bashaka guteza agasuzuguro, benda kurwanya inzozi nzima, barashanga urota imbwa zikwirukankana n'imbwa zikurya, baragira ngo urota inka zikuvutukana, baragira ngo urote wicaranye n'inzoka, baragira ngo urote uri mu byondo, baragira ngo uhore urota uri guhinga kandi guhinga n'umuvumo murabizi, baragira ngo urote nawe uri murisha kandi kurisha no gusobanura ngo n'uburozi butazashira. Harisha inka ntabwo harisha abantu. Hari inzozi ndumva ko zasohora, ariko siko bimeze. Inzozi nziza hari ibigiye kwikubita imbere yawe, bari bazi kutazakomera. Ndimo numva imbaraga zihana. Yezo perefo bari amoraba shaje bihozo yedata twese uhoraho. Imana ihinduye ikiganza cyawe, bari bazi ko bitazemera. Amateka yaramaze guhinduka, bashanga urota inzozi mbi, barota uri mu mazi, barote waguyemo, barote wasomye nkeri, nizo bifuza ko zisohora. Ariko nsize ntabwo bazikeneye, kandi bakurwanije, bakwanze kubera inzozi mbi, bakwanze kubera umugambi mwiza, bakwanze kubera ibikuriho. Satani aragambanye ngo abikore, ariko ntibiri umwemerere mu izina rifite imbaraga rya Yesu. Nubwo barushaho kukwanga, ariko Imana iragukunda, kandi inzozi zizasohora, kandi zizagera ku ntego yazo. Nibuka ko kabiri narababwiye ngo barwanije inzozi, ariko barangije batungwa n'izo nzozi, ntibashaka baziburizamo. Wibuke Yosefu ngo ageze imbere, agiye kubagemurira, abashyiriye ibyo kurya, yumva yabakunze, yumva ari bene se, agiye kubashyira ibyo kurya, ngo bamwitegera bakiri kure, baravuga ngo nguriya karosi araje, ngo reka tuburizemo inzozi ziwe. Reka tuburizemo inzozi ziwe. Tagira ngo umukozi w'Imana Manuel ikomeza hasi arahabona, maze turisome iryo jambo ngo bamwitegera akiri kure, bamureba akiri kure. Ni muri ibyo bice twasomye tunambwe twasomye ngo bamwitegera akiri kure, bamwitegera areba kure, bamwitegera bakure. Ni ibice 30 twagiye dusoma ijambo ry'Imana. Ndashaka ko ukuntu bamwitegera ari kure kugira ngo babuzemo inzozi ziwe. Bigiye ikemo tunabirindwe arabona umurongo hasi aho ngaho, anahoze tunanaza kuhabona. Reka nkubwize ukuri, reka nkubwize ukuri, reka nkubwize ukuri. Barushijeho kumwanga, warakunzwe barakwanga, wateye imbere barakwanga, bakwanze kubera icyo ugezeho. Hanze zigiye gusohora, ariko uyu munsi wa none, kuri uyu munsi wa kane, ibyo Yesu arimo birashoboka. Nagira nkubwire ibintu bikomeye. Imana igiye gukorana nawe, Imana igiye kukurengera, Imana igiye kuzamukana nawe. Erega barwanije inzozi, barwanya iyerekwa, barwanya ikintu cyose, ariko Imana irahari rwose gutabara. Ngo barushaho kumwanga, suko na mbere bamukundaga, suko na mbere bagukundaga, ahubwo igituma bakwanga cyane kiragaragaye, ariko Imana izagihagararaho. Karibu Yesu nashimwe cyane. Amen. Turahera ku murongo wa 17. Uwo mugabo arabasubiza ati, baragiriye kure, numvise bavuga yuko bati tuje i Dotani. Yosefu akurikira bene se, abasanga i Dotani. 18 bamwitegera kiri kure, bamwitegera kiri kure, bamugira inama yo kumwica ataragira hafi yabo, cyangwa se atarabayegera hafi. Ego komeza. Baravuga bati dore karosi araje. Aha. Nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe ruri muri izi zicukuriwe kubika amazi. Tuzavuge tuti inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenye inzozi ze uko zizaba. Kansubiramo uyu murongo we wahereye hejuru, ariko ko nakibidutwaye. Yego, bamwitegera kiri kure, bamugira wahereye Dotani ko byo nshaka. Uwo mugabo aramusubiza ati, numvise bavuga bati reka tujye i Dotani. Yosefu akurikira bene se, abasanga i Dotani. Ariko wa mugabo wari ku murongo wa 15. Uwo mugabo amubona azerera mu gasozi. Ceceka hagarara gato, wingenda kurebetse kugenda ari mahafi. Bamubona azerera, yababuze
abirukaho inyuma yikoreye impamba yo kujya kubakuraho inzara. Ntabwo yazerereye nka mayibobo, ntiyarazanye nk'utagira aho ujya, ahubwo yari agiye ku itegeko rya se, agemuriye bene se, agiye kureba nuko bameze. Ntabwo yazereraga nka mayibobo, ubwo yagendaga yikoreye impamba. Kumva bashyiriye impamba nicyo nashaka gusobanura. Muzoma wa 15. Uwo mugabo aramubaza ati urashaka iki? Karazerera gati. Aramusubiza ati ndashaka bene data ndakwinginze mbwira aho baragiriye. Uwo mugabo aramusubiza ati yego baragiye kuko baragiye kuko numvise bavuga bati tuje Dotani. Yego. Yosefu akurikira bene se abasanga Dotani. Yego. Bamwitegera akiri kure. Akiriyo. Bamugirira inama yo kumwica atarabagira hafi. Baravuga bati dore Karosi araje. Yego. Nuko nimuze tumwice. Tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi. Tuzavuge duti inyamaswa y'inkazi yaramuriye. Tuzamenye inzozi ze uko zizaba. Tuzamenye inzozi ze uko zizaba. Somo ndi murongo wo hepfo. Rubeni arabyumva aramubakiza arababwira ati twe kumuhwanya. Yego. Komeza. 22. Kandi ati mwe kuvusha amaraso ahubwo mumujugunye muri ruriya rwobo ruri mu butayu, ariko amaboko yanyu ye kumubaho. Kwari ukugira ngo amubakize amusubize se. Yakoze cyane. Yosefu ageze kuri bene se bamwambura ya kanzu ndende, baramufata bamujugunya muri rwa rwobo, kandi rwari rurimo ubusa nta mazi yari arurimo. Bicazwa no kurya umutsima yabazaniye. Yego. Bubuye amaso babona itara ry'Abishimayeli bavuye i Galeyadi, bagenda bafite ingamiya zihetse imibavu n'umuti womora n'ishangi, babijyana muri Egiputa. Yuda abwira bene se ati kwica mwene data no guhisha amaraso ye byatumarira iki? Nimuze tumugure na bariya Bishimayeli, amaboko yacu ye kumubaho kuko ari mwene data, tukaba akara kamwe. Bene se baramwumvira. Yego. Baramugurisha mu yandi magambo. Yego, baramwumvira ubwo baramutanga. 28. Hahita Abamidiyani batundaga bakurura Yosefu bamukura muri urwo rwobo, bamugura na bene Ishimayeli ibice by'ifeza 20, bajana Yosefu muri Egiputa. Rubeni agaruka kuri urwo rwobo asanga Yosefu atarimo, ashishimura imyenda ye, asubira kuri bene se arababwira ati umwana ntakirimo, nanjye ndajya he? 31. Benda ya kanzu ya Yosefu babaga isekuru y'ihene, bindika ikanzu mu maraso yayo, boherereza ya kanzu ndende, bategeka ko bayijyana kwa se, bamutumaho bati twabonye iyi twabonye iyi, none umenye ko yaba ikanzu y'umwana wawe cyangwa ko atariyo. 33. Arayimenya avuga ati ni ikanzu y'umwana wanjye, inyamaswa y'inkazi yamuriye, nta gushidikanya Yosefu yatanyaguwe nayo. Yakobo ashishimura imyenda ye, akenyera ibigunira, amara iminsi myinshi ababaye, yiraburira umwana we. 35. Abahungu be bose n'abakobwa be bose bahaguruka ngo bamumare umubabaro, ariko yanga kumarwa umubabaro,
ati nzarinda nsanga umwana wanjye muzimu mwirira, nuko se aramuririra. 36 ariwe murongo uhera iki gice. Baba Midiyani bajyana Yosefu muri Egiputa, bamugurirayo na Potifari, umutware wa Farawo watwaraga abamurinda. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen, amen. Twagira ngo ibintu mu byumvise iminota mike cyane uyu munsi ni ugukubitira mu igufa tuvuna dayimoni tumusenya, tukumenyesha imbaraga zo kuvuga inzozi zawe. Baguhoye inzozi. Yosefu n'ubundi ntibamukundaga. Uwacu yadusomeye amagambo ngo isaramutuma ngo ndebere ko bene so bameze, agenda ajyanye umutsima, agenda yikoreye, ageze aho bamurangiye asanga ntahari, ngo azerera ahantu mu ishyamba. Umugabo aramurati, wa mwana urashaka iki? Azerera ameze gute? Atari imbobo, atari mayibobo, ni rwa rukundo, yikoreye umutsima, yikoreye ibintu, agiye kubagemurira, arababuze, arabashakishije, kumba bagiye gushaka, bagiye kuburizamo inzozi zabo ze. Ndakubwiza ukuri nawe, wagiriye neza abantu bakugirira nabi, wahaye abako abantu baraguhemukira, ariko Imana muri kumwe ntizemera ko inzozi zawe zizimira iteka ryose. Ngo bakimureba kiri kure, yikoreye umutsima, arimo atera korasi, arimo ayobora, nuko bajye batugenza, urabasura bati si wa wundi, niko akundi bajye bakora bakarwanya amasezerano y'umuntu, ngo bamwitegera kiri kure cyane, ngo haburizemo inzozi ziwe. Baravuga ngo nguriya karosa araje. Bantu b'Imana, hari abantu bahagurukira umuntu nta kindi, bamwitegera ari kure, bamugambanira ari kure, bamuvuga ari kure, bamurwanya ari kure, bamutera ari kure, bamutongera ari kure, bavuga amagambo ari kure, barwanya ari kure, basakuza kiri kure. Byose babikora muri ubwo buryo, ngo baramutongera biragorana, bavuga ibintu byinshi ngo tumutege tumwice. Hacyo nakunze, hari ikintu ijambo ryari bikomeye ngo noneho ngo tumujugunye muri rwa rwobo rwagenewe muri aya mazi, ngo maze turebe ko inzozi ze zizasohora, turebe iherezo ry'inzozi ze. Ku mavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Muri ministeri y'ubumwe bw'abera, haleluya, aya mavuta y'Imana yamanuye ku buzima bwawe. Baravuga ngo bamwitegera bari kure kugira ngo bafate inzozi bazisenye. Uko niko nawe bakwitegeye, barakwitegeye ngo ariko ukuntu uzakorwa n'isoni, barakwitegeye kugira ngo ariko ukuntu bazamwara, ariko ntibizashoboka. Barakwitegeye, bakwitegeye ari kure, yikoreye umutsima, agiye kubagemurira, arabasura, abaha amafaranga, n'umwana mwiza, bagize byagara bareba, ariko kumbi n'urwango barusasiye ko, urwango urugenda ko uruhagazemo. Afite umutsima Yosefu, arimo arazerera gutwara, arimo aragenda bashyiraho bagiye kugera, ararorongotana buriyo yerekeza. Amaze kuroheza bamwe ngo ari Dotani, yongera aramanuka ajya Dotani, yambaye ikanzu ya se, yikoreye umutsima, agiye kugemurira bene se, agira ngo abagirire neza. Ngo ariko bamwitegera kiri kure, batangira kumutekereza kiri kure, batangira kumuvuga hakiri kure, bati mureke tumwice, hano hari urwobo rutagira amazi, turamujugunyamo, nyuma tuzareba iherezo rye, nyuma tuzareba inzozi ziwe, tuziburizemo. Ya nzu yavuze ntizaboneka, kakazi nikazakunda, tuzaburizemo iherezo rye. Ariko nkubwiza ukuri, bakwangiye inzozi ufite, ariko Imana igukunda icyo yakuvuzeho. Ntabwo izakureka, ntizagutera, ntizagukomeza, izaguhagarara, izakunda, izakwambika imbaraga, izagukomeza, ntizakujugunya. Imana izahagarara nawe, Imana izakorana nawe, Imana izakora ibitangaza, umutima wawe uzanezerwa. Imana ntizakurekura, ntizaguhana, ntizagutererana. Imana ni yawe ibihe byose, ni Imana ishobora byose, ni Imana y'imbaraga itagihindurwa n'ibihe n'ubuntu uwo ari we wese. Shatara babasikere bara ribonda ari abantu bakurwanje baguhagurukira. Ndabona itsinda ry'abantu ryicaye muri kuvuga, Imana irarisenyuye. Hari abakwitegeye uri kure, bakwitegeye ukiri hafi aho, barindire kubona mu byago, umva baraba reka mubwire madamu, dore Imana irabihinduye, warambiye amaboko barayavuna, wa mugabo we wateye intambwe barayirwanya. Ndimo ndabona Imana ibohora ibintu byawe, ndimo ibohora ubuzima bwawe, ndimo ibohora icyerekezo. Shebere fora Claymosaye, reka nkubwire ikintu gikomeye. Bari bazi ko warangira ko ntabwo bishoboka, amwitegera ari kure, niko bakwitegeye uri kure, uracyari kure, ukazabasuhuza. Yesu ashimwe, n'umutsima ku mutwe. Kumba batipe bo bamaze kureba urwobo runyago rwiza, bamaze gucura imigambi. Yosefu nta habari, yumva agiye guhobora bene se, kumva agiye guhobera bamugambaniye, yumva agiye guhobera abazima, kumva asanga abantu bafite icyo bagiye gukora, yumva aranezerewe. Niko bajya bakugenza, abo wagiriye neza ntabwo bayikwituye, abo wasuye ntibagusuye, abaganije baraguhemukiye, barimo bararwanya inzozi zawe, ariko Imana izihagazeho.
pifo de kesara mama sereboro. Reka nkubwize ukuri kabisa ntugipfuye. Mavuta y'Imana ku buzima bwawe, cyerekezo kigiye kuza kuri wowe. Imana ntizagutera ntizakureka. Imana irimo irakorana, Imana ifite imbaraga, Imana ni nyabushobozi. Imana igirengera uhagaze kandi Imana ikamutabara. Witinya wigira ubwo wishidikanya. Aravuga ati dore ngura turamutegereje, reka tumuhindure uko dushaka, twica inzozi tuziburizemo, reka tumurangize. Bateguye urwobo, bateguye aho mujugunya, bateguye inama, barazinogeje, barazirangije. Yosefu nta habari n'umutsima arikoreye, ati sanga bene data narimba kumbuye, yumva nezerewe, nta makuru, kumbi bafite imujinya ngo barashaka kuburizamo inzozi ze. Ngo bamaze kunoganya, ngo ari kuwitwa Robena hageze ifura yase aravuga ati oya, ibintu nazayibazwa n'ige fura, ahubwo twe kumugira gutyo, ahubwo hari urundi rwobogeye rushyashya mbonye ngo hafi yo mu butayu, tumujugunyemo nta mazi, hanyuma tuzamurekeremo. Ngo ariko afite umugambi wo kumukura ngo amusubize se. Yumvaga afite ikindi kibazo, yumvaga bikomeye, ngo arabamubuzo amubuza ko bamuhwanya. Ndagira ngo ubwize ukuri muri amasengesho, haleluya, muri amateraniro. Ndibwira ko mu minsi igiye gupanga amasengesho y'imisi atakomeye cyane tuzasenga, bango ntibaguhuhure n'ukuri. Avuga ati ntimumuhwanye, ntimumuhure, mutisiga amaraso ye. Ngaramubakiza, amubuza kumwica. Bari bamaze kwitegura, bamaze kurangiza, bati ntabwo tumuta mu rwobo gusa, ahubwo turamwica, niturebe tumujugunyemo, turebe iherezo ry'inzozi ziwe, turebe uko azamera, turebe uko azabaho, bizanye ko azagera kuba ngo tutwite imbere, banga zatuyobora. Ibi ni ibiki? Bamwitegera ari kure, nkuko bakwitegeye uri kure, bakwitegeye uri kure cyane, baraguhagurukira barakurwanya. Uyu munsi mu mbaraga dufite, mu mbaraga zo kwegera Imana ishobora byose, kandi koko nuko kuri guhari, ndumva ashaka guhanura kandi munsi ntabwo ndi butinde. Oh haleluya, haleluya. Iminota 8 isigaranye, ndumva nifuza kuvugana nawe, ndashaka kuvugana n'ubuzima bwawe, ndashaka kuvugana n'indwara zawe, ndashaka kuvugana ngarangije ngamushyira mu rwobo, ngo barangije ngo niki bakoze niki, ngo agiye kuyenga mutwara asanga bamukuye nkamugurisha ibiceri 20 byonyine nibyo bamugurishije. Mu mwenda barawuzirika, bawufata itungo, bica itungo. Iyo tubabwira igitambo ntimubyumva, igitambo cy'ikinyoma. Bafashe umwenda bazi ko umwana bamugurishije, ngo ariko barangije bica intama, bica ihene y'isekurume. Igitambo cy'ubugome kibaho. Ukwanga azatamba igituma upfa, ukwanga azatamba igituma uhanagurika, ukwanga azatamba igituma nta masezerano ugira, ukwanga ntazaguha agahenge, ukwanga ntazaguha amahoro, ukwanga urangije ngo bafate ihene ngo bashyira muzehe hari ikinyoma, bashyira umusaza bati reba wumva iryarya, reba uwo mwenda niba ari uw'umwana wawe, nk'inyamaswa zamushwanyagurije. Ubwo ntibana butabuye ngo muzehe witegereje ati uyu umwana wanjye nta kundi, zaramushishimuye. Abahungu baricara, ngo ariko bicazwa no kurya no kunywa, bamaze kumuhemukira gutyo. Barimo bararya iki? Umutsima yabazaniye. Baranywa amazi gute? Yabazaniye. Ibyo yaje agemuye barabiriye, ariko ubizanye baramwishe kugira ngo bakureho za nzozi, ngo bamurangize, barangize. Bajya kubeshana na se, ngo sakajyarira bakarira, ngo karira. Abantu bose 11 bahuza umugambi. Benjamin n'abantu 10 bundi bahuza umugambi wo kwica no guceceka. Bajya imbere ya muzehe, ntibamubwira habari, ntibamubwira inama bakoze, ntibamubwira akagambane bakoze, ariko intego bari bafite, bari baje ko baburijemo inzozi. Bahamwambuye ikanzu, ntibamwambuye icyo Imana yamuvuzeho, bahamwambuye ikanzu, ntibamwambuye amasezerano, bakwambuye akazi, ntibakwambuye icyo Imana yavuze, bakwambuye ubuzima, ntibakwambuye icyo Imana yaguhagazeho. Ndashapiri wasando benefokaibera mu izina rifite imbaraga rya Yesu, ngo bamukuramo ikanzu, ntibakuramo icyo Imana yamuvuzeho, ikimanza kigumaho. Reka tugendere mu izina rya Yesu. Nkurikiye kano kanya, Imana yo mu ijuru ibane nawe. Bakwambuye icyo ufite, ntibakwambuye icyo Imana yavuzeho. Ni nka wa muntu kwibavoka gasoroma avoka. Ikibazo nuko yatwara igiti gusoroma avoka se zizongera zirabye n'ubundi bongere basarure. Umuntu akwambura ikintu ufite, ariko ntakambura icyo Imana yaguha. Ngo muzehararira n'abandi bararira, bemeza ko umwana yapfuye, bagendeye ku maraso y'ihene, bya bitambo bibi. Ukuroga ntiyagenda nta gitambo, ugamba nta gitambo. Hari ibintu bagutambyeho, hari ibintu bakuvuzeho, hari ibintu bakoze kugira ngo zirangire, ariko amavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Imana iravuze ngo ihagaze ku nzozi. Tatara baba seremo amba madahubwira Imana ikoze ibitangaza mu rugo rwawe. Wa mwana imukuye mu buryo bwenge, wamugabira mutgaruye, wundi wagutarahindukiye, zazaye ziragarutse, zigiye kuba impamo mu nzu, ugiye kuba impamo. Aho ugenda Imana ikore, umva ko Uwiteka arimo avugana nawe.
bagutwaye ibyo wari ufite, ntibatwaye icyo Imana yakuvuzeho, ngo baragenda bariza muzehe aravuga ngo nzarinda mpfa nkirira umwana wanjye, kumva umwana ariho. Ariko muzehe akavuga ayo magambo, abagambanye bicaye, ababyishe bicaye, ababikoze uko bicaye, bamuhagaze iruhande, bumva bamubwira bati ndi muzeherira humura tuzaguhoza. 10 bose ntibavuga amakuru ko mu rugo hari hasigayeho Benjamin, ntibavuga amakuru kandi bayazi, baricecekera, baryumaho, ibiceri babiryama hejuru ngo baburizemo inzozi, baburizemo icyerekezo. Ariko Imana irinda inzozi, irinda nyirazo, niko na Imana ikurinze, ntabwo izagutererana, ntabwo izaguhana. Dore Imana irimo iravugana nawe ngo dore ikoze ku byawe byose birahindukiye, inzozi zari ziburijwe bariko Imana irazigaruye, humura ntacyo uzaba, ntaho uzajya kure. Imana iri kumwe nawe kugira ngo ikurengere. Inama zarateranye ngo ziburizemo inzozi, uburakazi, bagusebye usabirize, bazi kuzarangira utyo, barimo baraziburizamo, ariko ntabwo bikunda mu mavuta kandi ndimo ndakwitegereza muri ibyo birenge bye, ndimo ndabona ko Imana igenda ikora. Barahagurutse inama ziterana udahari, baravuga, bamaze gushyingura byiyemeje, bazi kutakiriho, bafite amakanzu ariho ibinyoma, bafite amakanzu ariho amaraso, bafite ibintu bagushinja, bafite ibintu bari gupanga. Hari utunama na bunama, nubwo mva nkubwiza ukuri, bateranira muri siduwire Imana izabisenya, bateranira ku gikoma, ku itasi, ku ikawa, mu kabari, mu kabyiniro, aho bicara hose, bakwicara muri biro, bakwicara muri bariko, bakwicara ahantu hose, ntaho uzahagarika inzozi z'Imana ku buzima bwawe. Imana ifunguye ikirere, amavuta Imana impaye, irambwiye ngakira ibirere byawe, iburyo ibumoso Imana irafunguye, imbere n'Imana irafunguye, ku baturanyi irafunguye, ibyakurwanyaga irafunguye. Imana igendanye nawe, Imana ihinduye ubuzima bwawe. Rambura ukuboko usingira umugisha wawe. Abarwanje ntabwo bizabakunda, bateranira muri sibiduwire, bateranira mu kigage, mu musururu, mu kabari, mu muhanda, bateranira muri hoteli, mu nama, ku ikawa, ku isombe, bateranira barya bakwicayeho. Ijambo ry'Imana ryarambwiye mu migani ngo nta nama nta bwenge byabasha kurwanya Uwiteka. Uyu munsi nta nama, nta buhanga, nta bwenge. Bibwiye ko bagiye gusoza inzozi, bakwangiye iyereko ufite, bakwangiye inzozi ufite, bakwangiye ministeri ufite, bakwangiye itorero ufite, bakwangiye kubera ko ufite umugabo muzima. Hari ibintu abantu banze, bakwangira icyo uri cyo naho uzaba, ariko amavuta y'Imana afite imbaraga. Haravuze ngo mpagara mbega Imana ishobora byose, ndagushimiye tete saraba basiyemora. Mana y'amahoro, Imana igutabare wowe, dore Imana ivuganye nawe ngo igendanye nawe. Bakwangiye igihagararo, bakwangiye isura n'iki, bakwangiye inzozi zawe, ariko bigiye gukora bitangaza. Urwango rw'umwanzi ntacyo ruvuze, naho umuntu yagambara ntibyakunda. Yesu Kristo ari muri wowe, umukozi w'Imana yikoreye umutsima, yikoreye amazi, agiye kubashyira, abashyira ari mu nama y'ubugambanyi ngo reka tumurange tuburemo inzozi ziwe. Reka nkubwize ukuri, wagize neza bakugirira nabi, warabasuye baraguhemukira, hari abakuroze babasuye kandi bakunze, hari ababwiye amakuru barayangiza. Ibyo byose Imana irabihinduye muri iri teraniro ryo kuwa kane. Amavuta ahindura amateka, ashenye ibyo bihome, amavuta ahindura amateka, ahindura ubwo buzima, in the name of Jesus. Hari ugiye kwinjira abantu bose bumirwe, amavuta y'Imana ugiye gukora ibitangaza. Erega si rimwe si kabiri, bashatse kuburizamo gahunda z'Imana, bashatse kurwanya uko babishaka, bumvise bagusenya uko babitekereza, bumva bakubita uko babyibwira, bakoze inama, ariko Imana irasandaje zagira zo nama nta bushobozi zagira. Imana iri kumwe nawe, ikurokora ibyago n'amakuba, ikurokora ingorane zabo. Bakwangiye inzozi zawe, barashanga urota inzozi mbi, ariko Imana izamuye inzozi nzima. Bakwambuye ibyo ufite, ariko ntibakwambuye icyo Imana yavuganye nawe. Amateka y'Imana kujeho, dore umugambi w'Imana uraguherere basi koperefo, dore mwi aroka tarabasiyemo le pai for berketa men we torta biniwa. Imana yo mu ijuru imirambira ngo komera, rambira ngo ba mahoro, rambira ngo tuza, imirambira ngo dore umugisha wawe, uzawuvogera, ntawe uzawuhindura, ntawe uzawukuraho. Inzozi zawe Imana izihagazeho, inzozi zawe Imana irazirinze, icyerekezo cyawe Imana irakirinze. Imana iri kumwe nawe, Imana iragendana nawe. Erega ntabwo byoroshye, Imana irimo irakorana nawe, Imana igiye gutabara. Ugiye kwindana n'Imana mu buryo butandukanye. Abantu bazi ko udahari, bazi ko warangiye, bazi ko ibyo udashobora gukora gahunda, ariko Imana iri kumwe nawe. Nukuri amwitegera ari kure. Umunsi ntabwo mvuga Yosefu, ndimo ndavuga wowe. Bakwitegeye uri kure, uvuka bakwitegera, umva bazaziburizamo, ukura bakwitegera, umva bazaziburizamo, ariko ntibiri bukunde. Ndimo ndabona imihanda igera kuri 4. Imana irimo irambwira ngo ifunga ibirere byawe. Hari umuhanda w'umugisha Imana yarutanze, hari umaze iminsi baza mpamvu bidahinduka. Hari abarwanije iyerekwa ryawe, hari abaganije inzozi zawe, barashanga
urota ibintu bibi, urota ibipusi, urota ibibwa, urota ibindi bintu n'ibyo bakeneye. Ariko tuvugane nawe kuri uyu munsi wa kane, mubwire ijambo rikomeye. Imana iravuze ngo iburije inzozi zose mbi, ibuziburijemo. Abenda kurwanya umugambi w'inzozi zawe, abarwanya iyerekwa rya, ntawe uzaziburizamo, ntawe uzazishobora. Imana igushyizaho yagambiriye kujyana, aho yagutegekeye kutwaye, aho yagufuza kuzagera. Imana igiye kugendana nawe, ikorane nawe. Erega byinshi igiye bihindura. Reka nkubwize ukuntu ukomeye n'ukuri. Intebe uzicaraho shitani arayizi, intebe uzicaraho n'abandi yabwiye kuzayicaraho, niyo mpamvu ndashaka kuyicaraho. Ariko muri aya masengesho, muri izi mbaraga, muri iteraniro, Imana ivuganye nawe ngo nawe ngera uzamuka ugere mu birere, igiye kugeza harenze aho watekerezaga. Mavuta agiye guhindura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Reka nkubwize ukuri, Imana yaravuze ibintu bikomeye. Umugore nkunda cyane witwa Hana aravuga ngo yicazanya n'ibikomangoma, ngo kandi aboroheje abazamura, ngo abatindi bacishe bikabahereza gukira, ngo maze abakire bagaceba. Aya ni amavuta akomeye. Baguhoye inzozi zawe, ntibashaka kujya imbere, ntibifuza ko abana bajya imbere. Babajwe nuko bagiye kwiga muri Canada, babajwe nuko bagiye mu Faransa, babajwe nuko uri muhinga, babajwe nuko uri musarura, babajwe nuko uri mutera imbere, babajwe n'urugo rwawe rwiza, babajwe n'iterambere ryawe, abadayimoni babajwe n'ibyo urumugeraho. Ariko ntibiza kumukundira. Amavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Aho byari bigiye guhinduka kano kanya, twese yaduhinduriye ubuzima. Bagiye baburiza kuva kera, barazihiga ngo baziburizemo, barazishakisha birabananira, bararwana biranga. N'ubundi uzakura, uzabaho batabishaka, uzabaho Imana yabyemeye. Ugiye kubeshwaho mu izina rikomeye. Umugambi w'Imana ugiye kuza ku buzima bwawe. Bivuze ngo inzozi zawe nta muntu n'umwe ufite uburenganzira, ntawe ufite uburenganzira bwo kuzihagarika. Nubwo bafashe Yosefu, ariko Imana iramurinda, ntibamwica. Imana imutwara mu gihugu kujya gukorera operasiyo yo kumuzamura mu rwego rwo hejuru, ngo tubure amaherezo yiwe. Bumva baramugurishije, bumva feri barayishoje, kumva Imana yikomereza aho Yosefu agiye. Umugambi w'Imana ntuguma mu rugo gusa, ugendana nawe. Mu modoka muragendana, muri tagisi muragendana, kuri moto muragendana, mu ndege muragendana, aho ukorera muragendana. Bahangana bakuvuma bigafata ubusa, abagushwiragiza waranze ugakomera, batakwifuza bakakubona. Umuntu yarambwiye ngo icyo wanga mugaturana n'imbeba ye data wa twese uhoraho mu nzu. Abantu ntibagukenera ariko urahari, ntamva bazacukura ngo uyigemo, ntabwo bazagutama ngo urugemo. Bamutemerwa butagira amazi, ariko irinda umuntu nta mazi hari, hacisha abantu. Umugambi ukomerezaho batamureba. Nagira ngo ubwize ukuri, Isajya mu kiriyo ngo yarapfuye, ariko umwana yarahari, yemezwa n'amaraso y'ihene. Mwami mujya munkurikira kumwe bw'abera ministries, abahanga mu gutanga ibitambo barabizi. Ntibakuroga batatanze ibitambo, ntibaguhemukira batatanze ibitambo, ntibacisha batatanze ibitambo. Ni nako ba Robeni babigenje. Ariko Robeni ntiyarahari, asanga abahungu baricaye, nawe araceka ntiyamena amabanga. Bafata ihene y'abandi bagombye kurya barayica, ngo barangije yisiga amaraso. Bigira nyoni nyinshi, baragambana baraceceka. Musaza ararira bararira, musaza avuze induru bavuze indoro. Bumva ibintu byabakomeranye bonyine, aburi cyerekeza ahagararamo, yumva ntaho yabona. Uko niko babigenjeje nawe. Hari ibitambo batambye gutabaho, hari ibintu bakoze ngo bitemera. Ariko mva imbaraga z'Imana n'umugambi w'Imana guhoraho. Ndumva indwara zigenda gukira, ndimo ndazibona mu izina rya Yesu. Mwuka wera arimo aragenda hagati muri wowe. Imana igaruye cyakerezo cy'ubuzima. Haguruka nkubwire mukozi w'Imana wowe, Imana iri mu ruhande rwawe. Rega nkubwire ikintu gikomeye. Hari ibintu bakoze ngo utagira inzozi nzima, ariko Imana ibihinduye ubusa, irabivanye, irabidwanzira, bikubise, irabyirukanye. Amavuta y'Imana araje guhindura ibintu, aje kuguhereza ubuzima. Barakuroze ngo utagira ubwenge, ariko Imana igiye kubikora. Batanze byinshi kutabasha kugeraho kure, barenda kurwanya inzozi zikurimo, ariko ntibiza kubakundira. Barenda kurwanya umugambo kurimo, ariko ntibiza kwemera. Baraza kurwanya ibiguhagazemo, ariko Imana ntiza kubaha ijambo, kuko Imana irimo ivugana nawe. Dore ihinduye icyerekezo, izanye amateka n'ubuzima bushyashya. Imana ikoranye nawe mu buryo budasanzwe. Oh haleluya, haleluya. Shobere foza semene wereba ikotelebo. Wahaye amafaranga bajyana mu bapfumu, niyo mpamvu uyu munsi gutunga byanga. Nawe uzakora ikintu, nawe utanga igitambo ariko bidahinduka. Baraguhemukiye, myaka barayikaranze, bagutwariye ubwenge bw'umugabo, batambye urukundo rwawe, baragufata kandi ntibagukunda, ahubwo uri murarira. Abandi bamirwa, imbere uragaragara nk'umuntu muzima, ariko imbere inyuma uri umuntu muzima, ariko imbere warashize kubera intimba idasanzwe. Barashaka kuburizamo inzozi zawe, barashaka kuburizamo inzu yawe, barashaka kuburizamo amateka yawe, barashaka kuburizamo gahunda zawe. Bahagurukiye kurwanya, ariko ntibizashoboka. Imana ikorana nawe, Imana y'imbaraga. Ndashwiragiza, ndakubita, ndarandura muri aya
mavuta mpagazemo mpanganye n'imbaraga z'abazimu nta mpamvu zo kuntera ubwoba satani ntabwo yankangamuze kubwira Imana isohoje inzozi zawe izihagazeho baguhoye icyo uri cyo baguhoye uwuriwe baguhoye aho uhagaze baguhoye kumeze bashaka kurwanya inzozi zawe ngo bazikure bazivaneho barumva bahagurukiye kuzikubita ngo kubitane nazo uhindukire rero kandi ugende burundu ariko siko bimeze nemo butazo benefora promesa yimeneba arapapa kotara babasiyeremo Imana yo mwijuru igiye kunyendana nawe ngo madamu nkubwiza ukore cyo bimaca mu nda kivuyemo bagutegekeye kubagwa ariko siko biza kumera satani inzozi ntabwo zizasohora izimana zirasohoye bazirwanya barahari naye ndimo ndakureba mugambi Imana ku buzima bwawe ntawabiburizamo ntacyo umuntu yagutwara ntacyo yahindura n'amavuta y'isezerano n'amavuta tujyana kure ngo bamwitegera kiri kure baravuga ngo uriya katindi karosa araje reka tubuze inzozi ziwe bategura urwobo wafite imitsima arabagemuriye yuzuye urukundo yuzuye impuhwe ye baba we yusomye igitangiriro 49 yaravuze ngo Yosefu n'igiti cy'inganza marumbo ngo abarashi baramurashe ngo bamurasa imbavu zose ariko we ntarakabangura umuheto ngo yihorere abashyiriye ibyo kurya abagiriye neza arabubakiye arabafashije uko niko byagenze aho kugira ngo bashime ayo watanze barayavumye ayo watanze barayatongereye ibyo wakoze niko babigenze hari ibitambo batanze kugira ngo utabaho hari abatanze kugira ngo indwara zihoraho ariko Imana nkorera niyo ukorera Imana y'amavuta n'Imana ishobora byose pisara batayimone flora ketabia flora lesance benia pora Yesu we ndagukundura umwami w'abami ndagira ngo tugiye gusenga Imana ndashaka gusengana nawe ndashaka kuvugana nawe amagambo akomeye ndashaka gukora nawe ibintu biremereye kakanyemerere ku munsi wa kane ibyo Yesu arimo byose birashoboka bakwangiye inzozi zawe ikosa nuko wazibabwiye hari nabo utabwira bakamenya ibirere byawe ninde umena amabanga y'ibirere byawe nta wundi ni satani niwe umena amabanga akayamenera ababisha utazi kuko bamwitegeye ari kure bakora inama adahari bagamba no kuba mwica adahari bavuga ibintu bashaka kugira atahari yikorera umutsima yanezerewe atera ikorasi ari maririmba ari manezerwa ari guhimbaza abagome bicaye bacura umugambi wo kumucurangura wo kumurangiza wo kumuhanagura ariko Imana irinda umugambi ndagira ngo nsengane nawe ijambo rikomeye kubwire ngo Imana irakurinze muntu w'Imana ikurinze abantu babiri bagambanye ku buzima bwawe bari bacanye umuriro kugira ngo bagucane bakugirire nabi ariko Imana ivuganye n'igiye kurinda ndimo ndabona umuntu ndi gusengera hangaha yari yarabuze impapuro zigera kuri 2 kandi abazitwaye barazwi we ntiyabamenya ntazi n'igihe zagendeye ariko Imana irazigaruye inzozi zawe ntabwo zizaburizwamo inzozi zizufite ntizaburizwamo Imana igiye guhindura ibyo byerekezo byose rega nta muntu wagutera ubwo nawe ufite ubushobozi ufite imbaraga ninde waguhanga ninde wakwinjira ninde wakugwanya ninde wakuhagarara mu mugambi Imana yaguhamagara ninde watera kaga bitera ukabyumva ninde wakwibwira ko yabishobora wenyine ninde wakwibwira ko yabasha kunesha wenyine ninde wakwibwira ko iyo kintu yagikora bigakunda ninde wakwibwira ko ushobora guhagarika umugambi w'Imana Imana iri kumwe na Imana ifuganye na Imana iragutabaye oh haleluya haleluya nubwo batanze ibitambo kugira ngo bemeze bakazana ikinyoma gifite ukuri umusaza akarira gutyo ariko Yosefu yarariho nawe uracyariho dorubayeho akira kubaho komeza ubeho genda ubeho egira imbere ubeho tabarwa ubeho hagarara ubeho imbere ukomezwe wicogora wicika intege akira kubaho agira kurengerwa akira gutabarwa injira muri gakondo yawe inzozi zawe zigiye guhinduka impamo zigiye guhinduka ukuri zigiye kuba ukuri zawe zigiye gukomera zigiye guhagararaho zigiye kuza mu buryo bwiza tapere kosara mama setele boria foraba inzozi zawe zirasohoye mugambi Imana ukujeho mugambi Imana ukoranye nawe mani haga obele kosaide pai monafa umwana urwaye umutwe Imana iramukijije umwana urwaye Imana iramukijije Imana igiye gusohoza zuzi ku mutware zigiye kuba impamo kure zigiye kuba impamo zigiye kuba impamo nubwo hari abazirwanya bazihagurukiye abumva bateguwe umutego bumva barangiza ibintu byose ariko Imana ihagaranye shapidele kosara babasereba hari ibintu bya bikanga umuntu ukumva agahinda karaje n'amarira ukumva ibi byavuye ibije gute ibiteye gute ibi ni ibiki ibikorwa bite byaje gute oya bahagurukiye kuburiza n'inzozi zawe ariko ntibishoboka kuko Imana ivuganye nanjye ngo ntibishoboka kuko Imana igiye kugutabara ikakurengera Imana ibaho umugisha mwese mukurikiye Imana ibagiriye neza Imana ibambika imbaraga Imana ibasure Imana ibasange ntucogore
ntawe uzabuza inzozi zawe. Ndagira ngo dusenge Imana uyu munsi, nta mpamvu yo gutinda. Ndakubwiye ngo baguhoye icyo uri cyo, ariko Imana igiye kugutabarira icyo uri cyo. Ugiye kugera ku nzozi zawe, hakintu uzakira uwo wakimera pazo telema sandori ya bobosi kerebo. Ndumva afashijwe umutima wanjye we, ndabona Imana ihinduye icyerekezo, igukuye byimba mu nda, ikurinze y'amaguru n'imitsi. Imana iravuganye nawe. Wambaza uyu munsi ko pastor byagenze gute? Nta kindi cyabiteye. Iyo tugezeho dukubita abazimu, ntidutinya ntitugira ubwoba, turamushwiragiza. Inzozi zawe zigiye gusohora, bahaguhoye icyuri cyo. Imana igutabara icyuri cyo in the name of Jesus. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana ibaduhera umugisha. Data wa twese uhoraho, rengera uyu mugore, rengera umugabo, rengera umusore n'umukobwa, hagararana nawe, gendana nawe. Zimbaraga mbi dushaka kuburizamo inzozi ze, ziburizamo akazi ke, ziburizamo umugambi mwiza, ziburizamo amateka mazima, ziburizamo icyerekezo, ziburizamo amahirwe mu izina rya Yesu. Ndashkwiragiza izo mbaraga mbi. Mwuka wera w'Imana, mavuta y'Imana, gikundiro cy'Imana, gukora kw'Imana no gutabara, mugambi w'Imana mwiza ku buzima, amahirwe masa perefore praya bebera. Ndakubita hasi izo mbaraga mbi, ndashkwanya ndashkwiragiza. Umva nkubwire muntu w'Imana, ubwo burozi mbukwirukanye mu izina rya Yesu. Dorora amazinda yabyimbye kandi yari imeze nabi, ariko ijwi ry'Imana avuze ngo urakize. Aya masazi zirasohoye, njira muri gakondo. Ndahamagara Imana ishobora byose, Imana ikora, Imana itabara, ihinduye icyerekezo cy'ubuzima bari bagiye kuziburizamo, ariko marayika w'Imana ahagararanye nawe, afite inkota ityaye, agiye guhagarika amaboko mabi. Ntugipfuye, abawe ntibagipfuye, ntugiserereye, ntukibuza aho werekera. Imana iciye inzira, amavuta mazima agusanga aho uhagaze. Wigira ubwoba, bagutambiye ibitambo ngo utabaho, ariko Imana imanukanye nawe. Nawe gira ubwenge, umenya aho werekeza. Amavuta y'Imana agusanga mu cyerekezo kizima, ugubwe neza, winjira mu mavuta adasanzwe. Haleluya, haleluya. Sopereboni ya pola, iyi saha ndi kumva imbaraga z'Imana zigiye gukora ibitangaza. Wari ufite ubwoba n'agahinda utazi aho werekera, icyo kintu celebasi ya mora. Yesu mwana w'intama w'Imana, bavuta kiza indwara yinjira muri wowe. Imana isohoje inzozi zawe, bari barazitsikamye ariko ntibizemera. Umva ko Uwiteka avuganye nawe, akubwiye amagambo abiri. Aravuze ngo kuba bitekereje siko bizaba, ahubwo bizaba ko Imana yabishatse. Mu izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo, ndohereza imbaraga zirukana uburwayi bwose. Ndagarura umugabo wawe, ndagarura umugabo wawe, agaruka mu kiryamo, agaruka aho yaryamaga. Mu izina rya Yesu, izi nzozi ndagarura umugabo wawe, ndamugaruye, mushubije mu rugo, mushubije mu buzima. Shitereko sayini mora, ndamugaruye aho yarari, mukuye mu maboko y'amaraya, mukuye mu maboko y'abagome, mukuye mu maboko y'abagambanyi. Mugabo ndamugaruye, asubire mu mwanya mwiza. Madawi igira ubwoba, ntutinye, Imana irabikoze, wari wabirose. Ndamugaruye mu kiryamo yararimo, ndagarura ubuzima bw'abana mu izina rifite imbaraga rya Yesu. Inzozi wari ufite zigiye zirahinduka kandi ziragenda neza. Ndumva ijwi ry'Imana rivuga ibintu bikomeye, riramwe ngo ntutinye, ntugire ubwoba. Imana irambuye ukuboko kwawe, wari umaze igihe nta kintu wakira, ugiye kwakira ibikomeye, ugiye kwakira ibiremereye. Imana iri mu ruhande rwawe, nta dayimoni izagutunga urutoki. Wari umaze iminsi agahinda kakuzamukaho, ariko Yesu ari mu bwanyu ngo ugiye kurengera. Hakira amahirwe mu nzira zose, abafunze imiryango sotele wali amora fa. Ndagira nkubwire ngo Imana ivuganye nanjye ikora ibitangaza. Bakwangiye inzozi ariko zirasohoye, ntawe uzazihagarika, ntawe uzakubuza amahoro. Mugubwe neza, muranyihanganira. Umwuka yaje ntushobora kuwujera kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Nkubwire ngo mugire ibihe byiza, turakunda cyane bwo mukunda kudufasha, mudushyigikire, mudutere inkunga. Hasi murabona nimero, nyaboneka byumve, nyaboneka bikurikire, kandi nzi neza ko ijambo ry'Imana uryubaha, ibintu mu bitozwa ahubwo biri mwebwe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Mugire ibihe byiza. Shalom shalom, turabakunda mu izina rya Yesu. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka, ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amateka arakanyagwa, bambaza ngo ari kubundi ukora iki? Ndi umunama. Amavuta akandagira amateka, nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we!
amavuta akandagira amateka. Afite amavuta bamukoraho bakanyerera, ibintu byose biranyerera. Mavuta wihangane, hari ibyo umuntu aba yiwe. Amavuta akandagira amateka yo kwa so na nyoko, kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. ayo ni amavuta atsikamira